Haleluya, haleluya. Mureke dukomere Imana amashyi cyane cyane. Haleluya. Ayo umuntu yabasha kurwara bwaki ariko mureke y'Imana tuyizamurira icyubahiro. Amen. Ayo mashyi ameze nk'imvura iri kugwa gatonyanga ariko bishobotse. Haleluya. Mureke tumushangiliye. Haleluya. Ndashaka n'abafite mikro bazikoreshe tushangiliye Bwana. Muri iki cyumweru cya Fire Week mwana tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Mureke tuzamura amajwi, abafite amajwi, abafite indangurura amajwi bavuge haleluya, haleluya. Bene data nukuri haleluya ntabwo itera umwakuzi. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Nimemuona asiyebadilika. Yesu asiyebadilika, nimemuona asiyebadilika. Yesu asiyebadilika. Oh, nimemuona asiyebadilika. Yesu asiyebadilika. Oh, nimemuona asiyebadilika. Yesu asiyebadilika, ni Yesu peke yake. Asiyebadilika, ni Yesu peke yake. Oh, asiyebadilika, ni Yesu peke yake. Asiyebadilika, ni Yesu peke yake. Oh, asiyebadilika, ni Yesu peke yake. Oh, asiyebadilika, ni Yesu peke yake. Asiyechuyuka, ni Yesu peke yake. oh, asiyechanganyikiwa, ni Yesu peke yake. haleluya. Haleluya. Imana idafite ubumuga, Imana itibagirwa, Imana nkuru. Twaba turwaye cyangwa se tutarwaye, turakwemera. Abadushoje twamwe duhaze, turakwemera. Oh, nahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza. Oh, ntacyo bidutwaye kugukorera. Ibendera ryawe rizariza kuri twebwe. Twasezeranye nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu we turakwemera. Nahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza. Ntacyo bidutwaye kugukorera. Ibendera ryawe rizamuye kuri twebwe. Oh, twasezeranye nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu we turakwemera. Oh, turakwemera. ese nawe urakwemera? Turakwemera. Oh, turakwemera Yesu. Haleluya. Haleluya. Mwicarire Imana ibaha umugisha. Pastor uribuka indirimbo twaririmbaga? Tuba turirukana abacwezi mu ngo niwe mugabo ukomeye. Niwe wenyine abasimu banze gusohoka mu bantu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndashimira Imana ko turi muri Fire Week. Ese uyirimo neza cyangwa se warayivumbye? Ariko niba uri muri Fire Week, komera Imana amashyi uvuge ngo Imana yanjye izaza ye guceceka kandi izaza imeze nk'umuriro. Haleluya. Ukongora ariko ntabwo izaceceka. Ndebera umuntu uri iruhande rwawe kuri distance umubwira ngo iraje muri kino cyumweru nta nubwo izaceceka.
wanasifiwe. Uti ntabwo izaceceka kuri ibyo bakuvuga, ntizaceceka. Haleluya. Kuri ubwo bukene ntizaceceka, kuri izo ndwara ntabwo izaceceka. Niba uri hano uzi ko Imana yawe itazaceceka, haguruka uyikomere amashyi uvuga ngo ntabwo izaceceka. Ntabwo yacecetse. Haleluya. Ku itorero ryayo ntabwo yacecetse, kubera ntabwo yacecetse. Amen. Mubabare dukomere Imana amashyi. Haleluya. Icyumweru cyo kwakira abafasha, ukaba waje hano ubwa mbere utanubana katureba online, ariko bwa mbere uje, turi mu masengesho. Imana yatubwiye ko iduhaye abafasha muri kino cyumweru. Amen. Imana iduhaye iki? Abafasha. Imana iduhaye abafasha. Irabizi ko byari bitangiye gushira. Muri Yohana 2 vino yarashize, ariko ba nyiri ubukwe ntibamenya ko yashize. Ba rulers, abakomeye, umusangwa mukuru, abo yatumiye bari kuri high table ntibabimenya. Ariko hinjiramo umudamu umufasha, hinjiramo umubyeyi. Birashoboka ko muri iyi wirira hicayemo umuntu, birashoboka yuko hicaye abantu bashobora kuba batagaragara, bashobora kuba batazwi, bashobora kuba batanditswe mu binyamakuru, ariko birashoboka ko muri iri teraniro, birashoboka ko ahantu uri hari umuntu. Amen. Mariya arakenyera, azi ngo agiye mu bukwe nk'abandi, ahagurukana n'umuhungu we Yesu Kristo. Yesu azana n'abigishwa be. Aho ndi muri Yohana 2, ikimenyetso cya mbere, igitangaza cya mbere cyabaye ni ubukwe. Najya nkubwire ngo ibintu byose bihera mu bukwe. Reka Imana igusetse, reka Imana iguha ibirori. Mbabarira ahantu uri uvuge ngo Imana ya Pose igiye kuguha ibirori. Biragaragara ko umeze nk'umuntu ubonye ibirori, ariko umuntu wakiriye ibirori afite ukuntu amera. Umuntu wakiriye ibirori afite uko yitwara. Wanasifi. Amen. Bega pati. Imana irabizi ko byari bitangiye kumanuka, ariko ifite ukuntu igiye kukugenza. Wumva nubwo waba waje byashize, ariko muri iyo situation urimo, aho hantu uri, muri ibyo bihurimo, harimo Mariya nyina wa Yesu, harimo abantu batandukanye, harimo abantu Imana yararitse mu buzima bwawe. Vuga ngo abafasha. Yo wicare mama we. Nizadusiga, nizaduhana, iraduhetse umugongo wayo. Abayizeye izaduhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Dusiga, izaduhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Reka mbabwire, ba nyiri ibirori bari bagiye gukorwa n'isoni. Ibaze gutegura, ugakora amanama, ugatumira abantu bakaza mu birori, bakaza mu bukwe, ukabatumira waranditse, ukavuga ngo runaka azaza. Mariya nyina wa Yesu, Yesu yari n'umwana muto batanamureba, igihe cye kitaragera, azahagera. Abantu bose b'i Galilaya bazaba baje muri bino birori. Umuntu agategura decoration, umuntu agategura uko abantu bazabigenza, umuntu agategura byose. Ariko yajya gutegura ibyo banywa, ubundi nta kirori kitagira ibinyobwa. Agakiza kadafite umwuka wera ni agakiza gafite vino icagase. Ariko ndashimira Kristo, iyo byatangiye gucagasa, najya nkubwire ko dutegereje Pentecote. Najya nkubwire ko dutegereje Pentecote. Dutegereje Pentecote. Haleluya. Aravuga ati sinzabasiga nk'imfubyi. No mugiye muzaba muzi ko mwambaye, ariko mwatangiye kwambara ubusa, hirya inyuma bamaze kubambika ubusa, nzareba uko mbigenza. Mfite uko nzabagenza. Nzaza muri urwo rugo rwawe mbigenze neza. Nzaza muri izo minervale zashize mbigenze neza. Nzaza. Kwajyaza. Ajyaza tutazi ko vino yarangiye. Amina. Ajyaza. Amina. Abantu bavuga ati dore yamushiranye. Nyiri birori ntabyazi,
ariko abahereza batangiye kubona ikibazo, abari mu bikari batangiye kubona ibibazo. Ndashimira Imana kubw'itorero rifite abanyabikari. Bene data navuga ushobora kuzi ngo ni apostoli uri kuvuga, ariko ni umwuka wera, ariko arakubwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Ntabwo tuzamwara, ntabwo tuzamwara, ntabwo uzambara ubusa muri kino gihugu, ntabwo uzakorwa n'isoni. Abagutaye bazakugarukira. Kugira ngo abafashe. Yesu ni mwiza. Mama Marie, uti Mama Marie ageze mu bukwe kandi Yesu yaraburimo. Muze kubisoma neza ku murongo wa 3 ngo vino irashira. Hari abantu baje muri iterano vino yashize, hari abari ku mpera z'isi iyo vino yashize, urukundo winjiranye mu rugo kwashize, abantu baragutaye, abantu barakuretse, urumva rero biracagasa muri konte, vino iri kugabanuka, hauna habari, biraga bigashira. Abari kuri high table bagakomeza, abantu bategura ibiterane bikomeye, bagakora flyers zikomeye, ariko ugasanga harimo urusaku, ugashaka umwuka wera mu giterane ukamubura kubera ko vino yashize, ariko abasangwa bakuru ntibabimenye. Hari ubwo vino ishira, ba representa legal ntibabimenye, agakomeza agasinya ku bipapuro, akagumana igipapuro cya RGB, agakumana buri kintu cyose, agakomeza akagenda mu ndege ngaho muri Amerika, ngaho imishinga yiyongereye, ariko indani abahereza bareba bakavuga ati ko vino kidushiranye turabigenza gute? Mana dusubiza ibihe bya kera, Mana ongera udusure, Mana ongera utwuzuze. Imana ishimwe ko yumviye abahereza. Si hari abahereza bari muri iri teraniro, hari abantu bakunda ubwami bw'Imana muri iri teraniro, hari abantu bari bararizwa n'itono rya Kristo muri iri teraniro. Imana irakubwiye ngo humura. Ariko kugira ngo umuntu yambare neza muri iri ndege mu giterano, vino yarashize ntabimenye, agasigarana inyuguti, ariko biravuga ngo les lettres tuent, inyuguti zirica, ariko umwuka atanga ubugingo. Ndashimira Imana bene data muri aya masengesho ya Fire Week, Imana ivanyeho inyuguti ni nziza. Bene data kambabwira, Imana ishimwe mu ijambo ryayo yashaka gushiramo vino, abantu baze guterana babona Imana. Uze mu rusengero nkuru yebawe niba ruhetamye mu buzima, utahe unamutse ugunge neza. Sema amen, vuga ngo mufasha. Ahageze arabikubitishije nyamunda ababyeyi. Amen. Bari umugisha abakozi b'Imana bari hano, ariko Imana ishimwe kuko ababyeyi basenga. Mariya arahagera, ntabwo tusoma ngo abahereza baramubwiye reka da, ngo vino irashira biri hagati, amabikubise mu ijisho arabireba, ntabwo yagiye kubibwira abantu. Ikintu kizakwereka umufasha mu buzima bwawe ni umuntu uzabona ikintu cyatangiye gushira mu buzima bwawe, ntagutarange, ahubwo ikibazo cyawe agishire Yesu. Mariya yegereye Yesu, ntabwo yegereye abahereza. Muzabisome, aramubwira ati vino irashize, kandi dore abantu bicaye hariya ntabwo turi buba disturbing. Hari abantu bicara ariko ntibamenye ko indani hari ukuntu Yesu yabigenje. Burya impamvu gitambuka, impamvu kugenda nuko hari abafasha. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Tubigendanyemo dute? Yesu arabyiyambura, hanyuma arekura Yesu, yegera abahereza, ababwira icyo gukora. Murebe umumama umwe mu iteraniro, abantu baraho byashize, abantu batangiye baracyaza mu bukwe, icyo kubaha kidahari. Igikuru si ububyutse bugiye kuza, ndabizi ko bwahanuwe, nanjye ndi mu babuvuga, ndi mu babuhanura, ariko igikuru ni ububyutse buje bufite vino. Wanasifiwe. Turavuga ububyutse, ariko vino igeze he bakundwa? Vino mu itorero iri hehe? Ese aba bantu bariho baraza, abantu turabwira tuzabaha iki? Birakwiye ko tubona abafasha,
bashobora guhagarara bagaha Yesu icyifuzo. Abo ni abanyamasengesho, abo ni abantu bagira ijisho rya gatatu mu nzu y'Imana. Abo ni abantu batari abamercenaire, ni abamissionnaire bahaguruka bakamenya what to do. Begera abagaragu, bamaze kwegera abagaragu arababwira ati icyo ababwira cyose mugikore, icyo ababwira cyose mugikore. Abagaragu babyumvise bumva ko Mariya bahaye instructions. Ibi bintu by'ubwami bw'Imana bifite amahame, bifite instruction, bifite uko bimera. Hanyuma bagiye buzuza amazi, bamaze kuzuza amazi mu kanya gatoya buzuza intango ziruzura, ngo kuri top ziruzura neza. Hanyuma ngo baradaha. Yesu arababwira ati mushire umusangwa mukuru. Bari ku musangwa mukuru ntiyamenye ibibaye. Bene dati gikuru suko abasangwa bakuru bamenye ibibaye. Birakwiye ko tubona abantu bakunda itorero, birakwiye ko tubona abantu bakunda umurimo w'Imana. Igikuru si bamwe bari muri position, igikuru ni ugukora ukagira influence ahantu atari ngombwa ngo uri muri position. Uriya yari yicaye kuri table ariko ntiyamenye uko byagenze. Rero igihe cyanyuma ntabwo Imana igiye gukora muri position, Imana igiye gukorera muri influence. Bwana sifu. Ushobora kuba uri ahantu ukavuga ati ariko Mana wanzanye hano gukora iki? Ushobora kuba nta muntu ukuzi, ariko birashoboka kuri umufasha Imana yazanye. Ni wicara hari inyuma usenge kwa gatanu wiyirize uvuga uti mwami ngiye muri wirira gira ikintu ukora hari ahantu. Hanyuma baragenda disiwe yakunda abantu bose batwara amazi, batwaye amazi bashira abafasha, bashira abarulers, abasangwa bakuru babaha amazi. Babashiriye bazi ko ari amazi, ntabwo babashiriye bazi ko ari vino. Muzabisome baradashe pastor, batwara bazi ko ari amazi. Hari ibintu waje gufata hano uzi ngo waje kuvoma, waje kumva ibihe byiza, ariko ibyari amazi birakubera vino iryoshye. Se hari umuntu wifuza gutana vino iryoshye, uratangira kumva biryohereye. Umusangwa mukuru anyoye ntiyanibaza ese bivuye, atangira kuvuga ngo ariko abwira umukwe ngo ariko ubundi bibaye bite bino bintu. Iya nyuma niyo ibibishe, iyo bashingura niyo mbi, ariko abantu ba mbere tukabaha ibiryoshye. Atangiye kwivugisha amagambo ntazi aho byavangiwe, ntazi uko bimeze, nta kintu na kimwe. Ariko ndashimira Imana ko muri iryo teraniro Yesu yari ahari, ariko nyina yari ahari kugira ngo avuge icyo gukora. Reka nkubaze, hari ubwo Mariya yabwirije? Mumbabare musubize. Hari ubwo Mariya yabwirije? Hari ubwo Mariya yagaragaye imbere? Imana ishobora kuguha abafasha batazwi, ariko igikuru si uko batazwi cyose bazwi. Igikuru ni uko uwo muntu agira impact mu buzima bwawe, ukabasha kugera ku gisubizo nyacyo icyo Imana yakuremeye kugera. Imana ibaha abafasha. Amen. Haleluya. Imana ibaha abafasha. Imana ibaha abafasha. Imana ibaha abafasha. Imana itanga ubufasha mu itorero. Ushobora kuba mwumva ndonda bivuga. Wibuke Mose umukozi w'Imana, amaboko yaragiye kumanuka, abanzi babo bakabatikura bakabakubita abanaki, ariko amaboko ya Mose ari hejuru. Aroni na Uri bayafashe, bo bwarinze bwira, burinda bwira abanzi babo barakubitwa. Hari igihe twikunda tukanga gufata amaboko ba Mose. Hari igihe twikunda ntidusengera abayobozi b'igihugu cyacu. Hari igihe twikunda ntidusengera abayobozi b'amatorero. Hari igihe twikunda ntidusengera ababyeyi bacu, ariko nyamara iyo amaboko yabo ari hasi abanaki bagukubita ukabura hunyura. Uyu munsi hari abakristo bafite ibihombo mu business, hari abakristo bafite ibihombo bitandukanye. Bariho baribaza ngo Mana ibihombo biravahe ko ntacumuye, nta handi biva. Nuko abantu bamwe barekuye amaboko ya ba Mose. Nyamara ba Mose nta kindi, ntabwo bajya kuri terrain nk'aba Yosuwa mwene Nuni, ntabwo bajya gucuruza, ntabwo bajya Dubai, ariko amaboko yabo ari hejuru. Abajya Dubai baranesha, iyo amaboko yabo ari hejuru ba Yosuwa kuri terrain banesha abanaki. Umuntu mbariza ngo uri Yosuwa, uri Aroni, uri Mose. Buri muntu wese yanashobora kuba Mose, kuko uri Mose w'umuryango wawe. Amen. Imana iduha abantu. Ikintu nabonye cy'ubufasha, niko nabonye hakubitwa babiri. Iyo tudafasha amaboko ntabwo hakubitwa Mose gusa. Reka mwakumvise.
nabonye utabyumvise bwira mugenzi wawe ntabwo ari bo bose bakubitwa gusa amina ntabwo ari bo bakubitwa gusa hakubitwa babandi bose bari kuri teme bene data iyi principe maze kuyimenya amina maze kuyimenya n'imyaka myinshi naravuze ngo Mana ngira neza abayobozi banjye I learn to pray for my leaders mfite umunsi buri munsi ngomba gusengera aba leaders kuko naravuze ngo Mana aba bantu bamwaye twashira aba bantu bamanutse natwe twamanuka bahirimye twahirima ariko ubwo maze kumenya abantu bafite destiny igikuru sikindi iyo maze kumenya umuntu ufite inkoni ndabani ndamushigikira kuko nakomera tuzakomera nanesha tuzanesha abagabo basanze Dawidi baramubwira ati ukomeje kurwana kuri tere uraturembeje babagabo bakomeye ngo tuvireho kuko bashobora kukwica kandi uri itara rya Isirayeli ni wowe tabaza dufite vaho turwane abitwa ba Abishayi barahaguruka bashira Dawidi inyuma ngo kuko ari tabaza ryabo abafasha yarangije nkubaza uri umufasha kugira ngo ufashwe umufasha ese urahagaze ese urubaka cyangwa urasenya ese mu gihugu cyawe uri umufasha amen Yesu ashimwe dufasha ukaba wumva wifuza mu buryo buri special uti Mana ndumva nshaka gufasha nkafashwa uhaguruke umutima ukunze nta buryarya uhaguruke tugusenge Mana ndumva nifuza ubutabazi turashaka gusengera turi muri fire week umuntu yaba umufasha ari umuntu ufite ishari ntibishoboka ibyo bintu bibiri ntibikorana abantu ufasha ushobora kwemera ko bashobora kuzandika ibitabo utanditse umugabo witwa Ananiya niwe wasengeye Pawulo arahumuka ariko Pawulo yanditse ibitabo ariko Ananiya nta bitabo yanditse yari umwigishwa yumva ijwi ry'Imana asengera Pawulo ariko Pawulo yanditse inzandiko nyinshi Ananiya atanditse ariko ntago bivuga ko Ananiya atari wowe wabaye umufasha mu buzima bwe twitegure gufasha witegure ko ugiye gufasha bashobora kuzatera imbere bashobora kuziga amashuri utize ariko ubikore Bwana sifiwe Imana idufashe Yonatani yari umufasha wa Dawidi hari ibintu bigeze kuri 5 singiye kubivuga yiyambuye umufasha n'uwiyambura akiyambura mu by'ukuri niwe wagombaga gusimbura se Sawuli ariko ibintu yamuhaye bishoboke ko bwari ubuhanuzi mu buzima bwa Dawidi yamuhaye inkota amuha umuheto amuha umwambaro amuha ibintu bitandukanye bigeze kuri 5 arabyiyambura bene data n'iki gihe kiragoye kubona umuntu wakwiyambura success umuntu wakwiyambura Mose yarabishoboye Imana yaramubwiye iramubwira ati Mose fata ku mwuka ukuriho wiyambure uhe kuri bariya bantu ubasengere ndafata ku mwuka ukuriho mwubashireho uko ari 70 bene data ntabwo ari umuntu wese wemera gupungukirwa kugira ngo abandi babone ariko Imana idushoboze bene data utanga haleluya niwe wongererwa urekura niwe wongera kongererwa ndasaba muri Noble Family Church na Women Foundation Ministries Imana itugira abafasha beza Mana nziza se umwami wacu Yesu Kristo muretse abakozi bawe barifuza guhagarara nk'abafasha muri area wabashizemo bamwe bari muri business sectors abandi bari muri ministry abandi ni mu mashuri abandi ni mu miryango abandi ni mu bucuti mwami Imana ndakwinginze twizeye ubufasha bwawe twizeye gukomezwa nawe twizeye kugendana nawe utugira abafasha mu gihe gisa nk'iki udukomeze kugira ngo tubashe gukomeza abandi tuzamure abandi dusiga abandi Mana utwambutse abandi
utugeze kure kugira ngo tuzageze abandi kure. Mana nziza, twiranduyemo umwuka ari wo wose watuma tutababafasha beza, ariko natwe twakiriye abafasha uzanye mu buzima bwacu. Reka umugabo uvuye mu gihugu cya kure, igisiga cy'amerwe kize kuri buri wese uhagaze hano mwana muri iyi fire week. Reka buri wese buri wese Mana ngisengera isengesho atangira abona impinduka. Yo haleluya. Arabari hano, arabari kure baro baratwumva, reka twakira impinduka. Hari abantu bafite amavuta mwami ariko babuze uburyo, hari abantu bafite uburyo ariko babuze amavuta. Buri muntu wese cyakenyura kizi ukimuhe kugira ngo abashe guhagarara neza mu gihe cye, mu izina rya Yesu, amen. Mari bahumugisha. Turi kumwe na bene data abakozi b'Imana. Pastor Bernard haguruka nawe upopera itorero. Reka sabe abapasteri bose bicaye hano bahaguruke babapepere abapasteri. Imana ihumugisha abakozi b'Imana. Haleluya. Amen. Hari na Reverend wazanye na Pastor Nzamwita. Pastor Nzamwita karibu muri Fire Week. Ariko nawe ntabwo wari ukeneye abafasha. Yesu abahumugisha. Karibu Pastor, turabakunda, ni karibu. Tumaze iminsi tuvuga ku ruguma, tuvuga ku bikomere. Uruguma tukomeza guca hejuru, Galeyadi hari umuti. Imana ikomeze kubaha umugisha. Karibu Pastor. Haleluya. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye mwungeri mwiza, amagambo avugiwe hano umuje wawe. Turagushimira abagaragowe bitanze muri iyi mvura bakaza kumva ijambo ryawe, tukaza mwami kugira ngo tubone ijambo ry'ubuzima. Isi yuzuye inzoga, isi yuzuye ibintu, ariko twe turagushaka kugira ngo umwuka wawe wera atugire neza, adushimishe, atunezeze. Mwami rero ngwino ubane natwe muri uyu mugoroba nk'uko wagumye kubana natwe mu izina rya Yesu. Amashyi ya Yesu cyane. Yesu ashimwe cyane. Nabonye ahangaha nihariye ntawe ntera corona. Yesu ashimwe. Kandi nta niyo mfite. Imana yagumye kuturinda. Ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ariko mwagiye mukomera Imana mu mashyi. Niko reka mbabaza. Ubu muri fire week koko. Haleluya. Ariko nababonye hari umuhungu uri hariya usa n'umuhungu wanjye witwa Dani. Haleluya. Ari muri fire. Nagukunze. Kandi mu bahungu Imana ishaka gukoresha. Ariko wirinde. Haleluya. Ibyo wirinde urabizi. Gira urye. Nuko sigaye mpanura sinyititira cyane. Wigira ute? Ariko Imana igiye gusuka amavuta. Ariko gira ute? Haleluya. Ndashima Imana rero kubwa Apostle inshuti yanjye. Tumaranye imyaka niba ari 20. Haleluya. Buriya kumara imyaka 20 hamwe n'umuntu nukabikinisha. N'umudamu mumara n'imyaka 20 muhanganye. Kirurike. Tujya tuvuga uko rinde muntu maranye umugore n'umugemaranye na mukesha Imana imyaka 30 ningahe? Ariko indi ngahe yose twagiye duhangana rugenda byoroha bibarakoroha. Ariko byigeze kuba biki? Rero poso tumaragigisha Yesu ashimwe cyane. Ntiturahagara dupfiki. Amashyi ya Yesu. Agira arya kankumbura nanjye nkamukumbura cyangwa Imana ikatubwira ngo ariko ngo mbwira kambwira ariko poso ameze arya ntari musengere. Je numubwira ibi nibi kandi bikaba ari ukuri. Nukuvuga iki? Burya rugo umuntu ahuza Imana ihuza umuntu nundi. Murumva neza kuza hanga muri umeni ukaza wirukanka imvura ikunyagira ntabwo uje kuvumba ahubwo uje kumva ijambo ry'iki. Murumva atari Imana. Komera Imana mu mashyi. Ukaza imvura yose abandi bari mu kabari, abandi bari kuri Beyari, ni bari Bayari ndako akabari baragaciye, abandi bari mu bindi bintu, ariko ukaza hanga imvura ikunyagira. Ndakubwira ukuri, shima Imana. Ndashima Imana rero ndi muzima mu izina rya Yesu. Nshimiye amagambo Apostle avuze.
aya magambo ya fire week muri iki gihe umuntu w'Imana, Imana irimwe iramuhata gusenga. Sinkubwiye Imana iramuhata kugira gute? Buriya numenye igihe buriya Imana yigeze kuvuga muri Luka cyangwa ni Yesu yavuze atari ko abana b'iki gihe kuki mutamenya igihe, kuki muzi kugenzura imvura kwigwa mukavuga ngo iteganya gihe bikaba, mwavuga ngo imvura iragwa ikagwa, mwavuga ngo izuba rizaka bikaka, kuki mutazi kugenzura iby'iki gihe? Icyo nicyo kibazo abantu tugira. Buri muntu wese ukura nta muntu uzi ko igihe kigeze cyo kugira ngo reka mbabwire, hari ibintu nkuko Apostle yavugaga, hari ijambo ngiye kubasomera riranga ikintu kigiye kugira agaciro muri iyi si ni amavuta. Ibindi byose bigiye byataye agaciro rede. Kwanza akanwa kawe ntawe ukimenya kuseka neza, byataye agaciro. Wenda uze waburashije utanaburashije ntawe umenya iki, kwese n'ibyataye agaciro. Uraratikiza wenda ureke kuburasha, uraburashiriza iki? Nturi buseke ngo bavuge bati uramukobwa agira inseko nziza, wapi byose ni iki? Kandi agapfukamunwa nta beyi karuta kandi. Ngo tuvuge tuti ubundi umuntu yambara ipataro ntuyambara, cyangwa yambara inkweto ntagira ute, kavuga utari kwira nkweto igura menshi sinayabona. Burya inkweto zi mu 200 300 we ntiwayabona, n'umushara wawe ni 20 gose wazagura inkweto ryari. Ariko icyo nkubwira, agapfukamunwa byose bigira bite? Ako mu Burayi ni kamwe, ako mu Bwongereza hari urusha kandi cyane batigara afite n'izahabu nayo. Amashyi ya Yesu bivuze iki rero? Yesu ashimwe cyane. Mu bintu bigiye kugerwaho Mana ya Abrahamu ni amavuta y'Imana, ni agakiza kuzuye. Niki Imana byose yarabyihoreye. Abantu babaho bakagira amafaranga, abantu bakabiruka inyuma, abantu bakomeye bafite amafaranga. Amafaranga muri corona mu Butaliyani bajugunye muri kaburimbo, bati nta cyamaze, bapfa kaburimbo barajugunye. Ariko ikintu kigiye kugira agaciro nongere nkubwire, buriya Yesu yigeze kuvuga amagambo, Yesu ashimwe cyane, yigeze kuvuga atabihangananye nanjye mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami, bagiye kurya muhaga twicaye ku meza n'Uwiteka. Mbabwire agaciro abarokore bagiye kugira muri iyi si, cyane cyane muri iki gihugu ntimukazi. Kuko ndabikubwira mbahanura, rega burya mba umuhanuzi nuko nagezamo. Icyo ashaka kubabwira, Imana yaratwihoreye kugira ngo ninaduha tumenye ko ari iduhaye, nitugira neza urabizi twese, urabizi Abanyarwanda buri muntu wese ngo se yari chef, yari inde. None Imana ikavuga itese me chef ntabwo azamenya ko ari byo umuhaye, ahubwo azaba ariko ari ibyo wabo kwande kwa chef runaka. Barakubeshya. Niyo mpamvu Imana yatwihoreye, ukaba umwana wa chef wasuru chef runaka, eriko bati twara abatware, hanyuma sabara twese uku twese badata barabaki. Natwe tuzi gukabya. Narase wa mutware, niba ufite n'abatware, niba baywara abatware, mufite n'abazimu b'abatware bakomeye, kubirukana ni intambara. Rero turate Yesu ashimwe cyane. Ibintu bigiye kugira agaciro muri iki gihe, muri iki gihe abihangananye na Kristo, Imana itubikiye ubwami. Yesu itubikiye umugisha, itubikiye ibyubahiro, ngo Rwanda nguhaye u Rwanda muri 2030, ntimuzi uko ruzaba rumeze 2025. Imihanda izagiva hangaho igere inyamata iciye hejuru, fa kuri bya bindi uca ha Kicukiro hejuru ugira ute, haga bayita ngo ni one way cyangwa highway. Ariko ibi bintu byiza iby'Imana iteguye muri iki gihugu nabubaha iki? Kanze mbongeraho kuri ico jambo yararimo avuga amavuta, amaki agaciro k'amavuta. Reka mbabwire agacira Mariya na Marita bigeze kugendana, ntibavaga indimwe, ntibari babiri, umwe ari mukuru ubundi sinzi ibyari byo ko bavaga indimwe. Bagiraga bate komere Yesu mwaje na Yesu bagiraga bate. None Mariya we yaravuye mu buraya, buri muntu wese afite iyo yavuye. Haleluya. Je navuye muri warage namarwa n'uburaya, nuko nta maraya ye ngabo, ariko nari iki
amashyi ya Yesu, haleluya. Noneho Marita we wenda yaritondaga yagira gate, ariko maraya ngabo bigira iruhande, ntiyavaga iruhande rwa Yesu ku birenge bye. Kuki atamuva iruhande? Bavuga fire week ukayijyamo, bavuga bati 20, bavuga bati hajya hari ikindi cyitwa gutsikamira, nabyo mukabigira gute? Naho ndari marakora iki? Ari mu kazi, ari muri revenue, arabara cash, arahembwa miliyoni 2, ari muri loni, ari muki? Haza kubigiye rero umugore ati jewe njanze hanga, ariko Yesu we ntushobora no kubwira umuntu kuko ngo yamutekeye. Yesu ati wibeshye, uyu mugore yakurushije iby'agaciro kuruta w'ibyo wiri uruhira ubusa, kuko anyegereye. Nukuvuga iki? Ibyo ari byo byose bishakwa kwisi bifitwe na Yesu. Icyubahiro gifitwe nande? Umugisha Uwiteka atanga utongeraho umubabaro ufitwe nande? Nigeze kubibabwira hambere igihe nabigisha ku itariki ya mbere, narababwiye abantu bafite amafaranga hanze ariko ntago bafite amahoro. Bafite amamiliyari y'amadolari, harabatashyira mu banka ngo batabakurikirana, bakayacukurira mu nzu bakayahambamo, ariko barayarwaranye. Bayagize bate? Aratitira. Hari umugabo duhuye hambere, twari turi hariya, ntabwo yambara inkweto. Ntiyambara iki? Nawe reba kuzinduka ukava mu mutaro ukazi n'ahangaha wambaye kama, wambaye ntuze bya bindi bimwe by'ibiparasitike basoseka mu birenge. Urumva adafite ibibazo? Mama, haleluya. Kuko ntiyakwambara iki? Ngo imitsi ngo imubabaza mu birenge. Ibintu birakomeye. Abantu bafite amafaranga, bafite n'inka, ariko bafite imitsi bambaye iki? Ariko reba kuzi Kigali wambaye bodaboda. Agaciro k'Imana igiye gutanga kububaha Imana muri iki gihugu uraza kukabona. Soma ijambo rimwe hanyuma njye handi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Mureke dushake Imana kuruta uko twigeze kuyishaka. Mureke kumva ngo ibi nibi ngibi ngurungurirwa urakorasirwa kurusha abataliyani. Abahinde bashize, aho wajyaga wirukira bapfuye. Mu Bahinde abahinde ko bashize turabagira dute? Barapfa, haje dubure corona, haje yakangahe? Reka hazi ya gatatu re. Turajya he? Bavuga ngo nagacura magacura make ko uburakari bw'Imana. Abana b'abantu ko basuzuguye Imana, ariko none ibintu byacu byashobeye, amafaranga yateye agaciro. Reka soma ariko di soma kanya gatoya handi muri 6 ni hehe ibyahishuwe. Ihute mbabwire aho tugeze duti, hanyuma ndagarukaho muranda baho buhamya n'ibindi bindi. Ndashima Imana, umukozi w'Imana, uramukozi w'Imana, buriya bajyaga bakwakira posa araza kukwibwira. Se na nyina ba mu Bwongereza ntumurebe ngo arirabura ubwo. Se na nyina baba hehe ngo bajyaga bakwakira, yajyaga ambwira kera. Aha, urakoze. Twabanye ni wabo iriyo ngiyo, twabanye ginga ari umwana mutoya wabo. Se na nyina nabatambye na haleluya. Ngo David rero soma ihute, ndakwinginza mu bantu bagiye gusoma ihute. 6:2 igira vuba, hanyuma tugere ku murongo wa kangahe dukomeza hano. Igihe tugezemo murumva Yesu ashimwe. Nongere mbabwire ibintu bigiye kugira agaciro na amavuta. Niki? Kuko abantu bararwaye. None se ubu corona irakizwa niki? Baragutera urushinge ukabyimba, ariko bakagukingira bikanga, hakazi yindi dubure corona. Ejo bundi haje sate corona, ejo bundi haje 14 corona. Turabigeza dute? Kwisi Imana imaze kwiraga. Soma ihuti. Turakomera. Yesu ashimwe cyane. Murumva mwabarokore mwe? Byishimo Imana, wikomere no mashyi kuza muri iyi mvura ukaza kumva ijambo rye. Ariko ahangaha n'ubu byutsera. Ejo bundi arabona ndimo mbwiriza nta waje nkajya mvuga bangana n'umufungo w'imyumba tuciriye ngaho. Naho narahabwirije. N'ubu byose pa uko nuko ndanabyumvise, ariko nanjye naje ndi down numva subizwemo. Nanjye Maria yari yamenye ko Vino yagize iteye. Yashize. Yari yanshizemo rwose. Ariko Kigali ntiyakumaramo Vino. Soma. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru. Nuko pastor we wacu. Kandi uyicayeho yari afite umuheto. Ahabwa ikamba. Nuko agenda nesha kandi ngo ahora nesha.
iyo ni ifarashi y'umuki y'umweru. uwari uyicayeho n'uwitwa Kristo agenda anesha kandi azahora agira ate Anesha. reka mbabwire nta muntu ushobora kubuza Kristo gukora kuko agaciro kagiye gusigara kuri we. Amafaranga arakabuze, ubwenge bubuza agaciro, hasigaye Kristo wenyine. Nawe mukomeze agenda anesha kugeza igihe agendera agira ate. Ntabwo ahangaha kuva muri 40 muri 30 kuva kugeza ejo bundi ntabwo higeze haba urusengero. Uko niko kugira gute. Yesu arimo aragira ate, ageze na Kimihurura agize ate, n'ahandi agize ate, n'ahandi agize ate. Komeza hepfo, uwo ni uwa mbere. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kabiri, numva ikizira cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende. Murumva y'isi tugezemo, uwa mbere ni Yesu kuri tajanisha, none uwa kabiri we aje gukura amahoro mu ki ngo abantu bakora iki. Ariko uziko dukura ntawe nari numva umuntu yica gundi bikaranye, ariko sinari numva umuntu wiyica kugira ngo yica abandi. Murumva neza ko abantu bakuboha amaki amahoro kwisi. Umuntu akica yaragize akica abandi. Bishe trade tense urazizi bazigongaga muri Amerika. Umuntu akishamika hamantuza amagrenade akaza akayobya indege agapfa gapfana n'abandi bihumbi bingahe. Uko nukurwa amahoro he. Reka nkubwire nta murokore wakora ibyo. Ari muri Kristo Yesu yarakiriye agakiza ntabwo ashobora kujya kwiyica. Yinjira iki akura amahoro mu isi. Uwo n'umwana w'intama akura isi yose imaze gukurwaho amaki amahoro. Abantu bakagenda bagira bate bica bakica kura amahoro mu isi n'inkotanira abantu bagapfa umuntu akicu oya turi mu gihe cy'icyunamo. Yesu ashimwe. Igihe cy'igiki aho umuntu yazindukaga ubyishyireho wenda niba utaruhari cyangwa ruhari. Aho umuntu yazindukaga ati aba bana ndabahisha he, je ndihisha he kuko abaturanyi barimo baraguhiga, abo mu bana baraguhiga, abo mwikanye barakuze, abo mu banye imyaka 40 baturanye nawe urihisha he. Nugukurwa amahoro hehe. Erega Yesu ashimwe cyane. Katukomeze hepfo ndaje. Haleluya. Ngize ne amahoro yakuweho mu Rwanda abantu barashira. Buriya hari abantu bajya bavuga ngo urabizi hari ikintu cyitwa ngo ipfobya. Urapfobya kuko ari we wabikoze, ariko ntukwiye kugira gute ntiwabikoze. Niwe wabikoze. Niba bitarakoze byakoze so wanyu, niba bitarakoze so wanyu byakoze sogokuru wawe. Kuko upfobya icyo icyene na kane nari muri iki gihugu. Uzi kubona aho mvuka Nzamwita nazikwise hagiye parike y'inkende hari indese bahashyize parike y'iki Ikibirizi muhungu Ikibirizi hari parike y'iki mu mayaga. Ntabwo se hari abantu, hari umuryango irazima vuga ibyo byo mukina barangiza ngo urabizi ngo indege yago indege se niki indege kuvitaho n'ikenda mujye muceceka. Jesse singiye muri politiki. Haleluya. Akariko nanayigira mfite indangamuntu ngiye. Haleluya. Mfite iki mujye mwitonda kukinira ku maraso y'abantu. Nta nisoni mugira abantu, nta nisoni bagira gwapfobya ukanabivugwa ukanicara ukabivuga. Imfura za abantu barashize umurakara mukaguhiga nkuhiga inkwara ari bwica karya. Haleluya. Reka haleluya mumbabarire tukomeze hepfo. Ubwo bavuga hayi urabizi none se ubwo uravuga iki waruvuze neza ariko uvuze mvuga iki ko ari cyo gihe tusameze turimo. Birega n'amezi tugize dute. Haleluya. Nimukagere abantu ntibagakinisha ikintu cyitwa u Rwanda. Uru Rwanda n'urw'abanyarwanda. Uru Rwanda rwarababaye, abanyarwanda barababara. Imana iratuzahura itugira ite itugirira imbabazi. Inganze mbaho ubuhanuzi bwacu. Ariko komeza hepfo. Icyo shaka kuvuga ni ijambo Apostle yavugaga ry'amavuta byiki komeza hepfo. Murongo wa 5 haravuga ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenari imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenari imwe,
naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. ibintu byose koraho umutungo. Ubu ngubu ngo hari ibyitwarira ni kuresisi bimwe by'amafaranga kugabanuka n'iki ubutunzi kugira gute niki harya pastor urakoze ubisi yose ifite kuresisi ni bari kuresisi. Oya Rwanda ye yaparitse amezi angahe harika ukajya ugira ucyo ukayireba ukagira ngo ni bisi yapfuye yagize iti Rwanda ye yari paritse hariya imipira agira ngo yararukira naturi bahinduye yindi iyo ni kuresisi. Kenya yagize ite Ethiopia iragira ite byose none se ntibabiguza amafaranga byose bigira bite na Qatar igira ite byose bikora iki? Haleluya. Ni ukuvuga ngo amahoro abantu kwicana bigiyeho hanyuma na kuresisi igize ite ikintu kigiye kudakorwaho ni vino n'amaki ongera Haleluya. Ndababwira nk'umuhanuzi muri iyi myaka mugiye kubona Imana, mugiye kubona ububyutse twarabuhanuye nk'uko Apôtre yavugaga, ariko igihe kirageza ndumva cyegere. Ibi ngibi uvuga uti ni wiki ni fire week, ntugire ngo niba wabyibwiye. Nanjye ndi muri fire week n'abandi bari muri fire ki nta kintu mu bintu byose nabibura n'amafaranga nayabura, ariko sinshobora kubura amavuta kuko niyambesheje Kigali. Ntago mpabeshejwe na murumuna wanjye, ntago naje nsanga mama wacu, ntago bose barashize, mbeshejweho n'iki? Haleluya. Reka tujye ku ijambo rero nashaka kubabwira. Yesu ashimwe cyane. Turi mu bihe ariko by'imitima ibabaye, ariko dufite Imana. Haleluya. Kigali na niho narayimva mu Uganda. Hehe. Kigali na turayiza ariko. Ninde waraye Kigali na itariko? Nta wabikora. Abanyarwanda bahisha bati naraharaye. Nagize nte. Ariko nkubwire Nzamwita bura Yesu yangiriye neza. Uzi kugara Kigali na iti mfite amafaranga y'imfizi yanjye isaga nabisanga sincheze sinkora iki, kubera ko namenye agaciro k'amaki. Nari mfite imyaka 37 mva kuri ibingi bisigaye ngenda n'ububa inda yaraturumbutse. Kera se niko nasaga. Nari umusore mwiza ugezweho nambaye intebezi busi ntebeza katakaze mfa kurenza amashyi nubundi hangaga kuri umugoroba niwirira noneho seka amashyi ya Yesu. Haleluya. Mfite ikimasa, mfite amafaranga y'ikimasa maze kugurisha, sinahaye na muzeyi n'igihumbi cyo kugura umuti wo koza inka. Anashyize mu mfuka ndaza ndavunjisha kagito ndangije nzangira ndara hehe. Umugore witwa Genda uramuzi yaranaje no gukizwa araza gupfa. Amaburusheti z'urusenda z'uruki cyo nanze ni Ibyari. Nca kuri disi ko Kigali na yiti ahantu hihishaga, urahazi warahacereje wicaraga nkane hagira ukubona ntagira ugira ati ukora ibyo ukora wabaga uri hehe. Ncaho umutima uradiyo, umutima ugira uti hari abakobwa baturutse Bujumbura va kuri babandi babakonyine bafite amaga bakandagiye mu byondo bakukira inka barwaye ibisebe bene aha baragwe. Haleluya. Morobare mbonye utuntu mungu Nzamwita umurokore ntukanyine ntukagira ute. Bamwe bafite amaga baturutse za Ruweri iwacu baragiraga inyana birukanka baga ibintu zikabasharambura hehe ku maguru gasanga ukagira ngo bamutematemye bena naho na amateka na amaki ukarwara ikibyo ukabona igisebe kira ikindi kirahanga. Abandi nta nkovu, bandi baturutse ikishase. Ndi umusore ntebeza nkora iki ubu sigitebeza narabiretse nebeze akadigi kaza kabuno kagende mpfa kuboso kwaberwa ibyo ndimo. Ndavuga ari kuwaceza nta undora nta ugize ati
mfite amafaranga kwinjira cyari 1000 nari mfite ibihumbi 100 urumva amafaranga nari mfite ibihumbi bingahe kwinjira rangaye narebwaga nande shaka gucaho ngira ntiyansanga umuhungu bari waraswizinga n'undi mukobwa ncaho ndakebuka gutya ndogera ndiyenza ntongera nkagaruka kagira ngo niho nayobewe yonja avuga ariko nta muntu ndora ntawe turi hamwe nagene ntazazi ko anyereje kujya kuryama inyuma harya nyuma muri Kigali nate wajyamo nindu ndora ngaswizinga n'abakobwa ko naswizingaga n'abashoga barabashoga bamwe bareba umutima ngo ngaho jya yurebi gira ute ndagenda umutima nkagiranya nkareba bati ni igihumbi Nijye nkagiranya ariko se ni heza ariko bati ngwina ariko ndagenda ntoya ntoreka nze nibaze ndagenda naho nari naryamye ku ifariso nubika inda ndababara bugaga no kutakora icyaha birababaza haleluya bigira bite ariko uzi kuba wakora ikintu ntagira ukubuza ntagira unakureba ntagira unakubwira ngo wakora iki ariko ugatinya ijisho ry'Imana buri abantu ubwo mubona duhagara tukababwira mujye mutinya ko ari byo twatinya abandi batagira bate amashyi ya Yesu ashimwe cyane ndagenda ndaryama ndabyuka ndataha ngiye ngiye iwacu mu mayaga nsanga barabamaze nabwo mpahurira n'ibiki reka dusome ijambo riri ahangaha buriya reka mbabwire ejo bundi nigije ijambo ku rusengero ku cyumweru rivuga ngo kubaka ku rutare Yesu aravuga ngo uwumva ayo magambo yanjye akayakomeza azasa n'umunyabwenge wubatse inzu hehe imivu iratemba umuyaga urahuha hanyuma n'iki imvura iragwa iyo nzu irakomera kuko yari yubatse ku ruki hazi indi inzu zari zingahe burya inzu zose ni zimwe ahubwo aho zubakwa kuko inzu ya Nyarutarama si kimwe n'iya Kabeza ni beyi ntigira iteye cyangwa muri Vision City birahwanye ahubwo byose ni inzu nayo yari yubatse ku musenyi imvura iragwa imivu iratemba iragwa ikora iki mbabwire umuntu muri iki gihe akwiye kubaka ku rutare rwe wenyine nta muntu ukurora nta muntu ukumva nta muntu ugutegetse nta muntu ugucyashye ukubaka inzu yawe ku ruki ibintu reka mbabwire muri iki gihe korona abantu baraguye umuntu akakubwira ati Imana ishimwe nta nubwo tugitanga imwe by'icumi barakize baradustoresaga cyangwa kimwe cy'icumi hanyuma rero none ubu ngubu dufite freedom haleluya turaho tumeze neza wirirwa unka kawa muri tari nanjye niho mba nyine cappuccino kaki ariko nkubwire nutubaka ku rutare muri iki gihe imivu igiye kuza imvura ishye wikubite hasi kandi nta kintu gishwaye nko kuba warigeze kuza haga tukagusanga utamiye icupa rya byeri narababwiye mwidukoze isoni narababwiye mwidushwaza turabasezeranye ejo ngo watanye kuki mudushwaza warese se gusezerana ukagenda ariko noneho numvise bapropose gukora ikintu cyitwa kontra kuki amezi 2 niba ukimwita sheri mukomeze musinya ndabiri ubwo ngo unuruki isi rimirakurwamo buri kimwe cyose keretse amavuta na vino nibyo bigiye gusigara bihagaze none se umungu uzakora kontara ejo we nigeze kubabwira igihe apostle yari yashyizeho umutwe w'ijambo uvuga ngo kugira gute umugabo mu marembo umugore mu ki ntago mbubyibuka arababwira ati nibonye sigize ukomeye warabonye n'umugore wawe akagukunda wimureka niba wenda warongoye umaze gupasinga ejo bundi ubaye second lieutenant ejo bundi ugiye Darfuru ubaye general utumugore nitukiberanye uzaberana n'usate we ko yagukunze se ufite iki abantu gabarahemuka kandi mbabwira abagabo bagira bate babarire genda umugabo abagabo turahemuka duhemukira abagore ukamureka to ngo inda yaje ngo wabonye undi wavutse uzagirira rugeze ryari buriya kandi abagabira ari ntirijya ribavamo bibasubiriremo imyaka 80 bugifite irari unagenda ucyubu kifite iki ndabayobewe 90 bakigira ate niko agakobwa kanjye kumbira ryamugize rite
ariko umudamu w'imyaka 50-60 ntumubwire ibyo ngibyo byara ntawasa n'umwumva uzangaye ashukwa n'imyaka ya 15-20 ariko 56 sindamwumva sindumva iryo shyano ariko muzeyi n'ijana n'iki amashyi ya Yesu ashimwe cyane murumva dufite ibi abagabo murata abagore banyu murajya he uramuta ubigenza ute uramutejuzo utora undi nawe azasaza usigare wubu bukifitirari ukiheheta ukigira uti zara y'abasaza y'imyaka 85 90 agakobwa kanje akora kuba ariko mubwire sinzasaze zasaze nde musa n'ubusimpeheta kuva umutima udishe nkananirwa kujya muri Kigali nate ngo nceze n'abandi bana bavuye Bujumbura nange mvuye ngo ngiye guheheta ashaje ndanze reka dusome ijambo Yesu yangire neza yarambohoye yakoze iki rambohoye sinkigenda muri utwo tugeso soma ijambo rirahanga Imana impaye kubw'abanyarwanda soma Zakariya igice cya 8 umurongo wa 11 tangira aho ngaho pastor hanyuma noneho kubera n'amasaha amasaha mba mbizi yo samu okay amashi ya Yesu ngo nzaza mu yambere erega Imana yaduhamagaranye na poso nshekejwe no kuvuga ngo ari muri fire brigade na full brigade nanjye nkabanyirimo haleluya turi mu bihe byo amva reka mbabwire nabaho ubuhamya nkababwira ibintu byose nciyemo kugira ngo mari imyaka 34 ngire na 35 ntaratana na mukesha Imana ntimukagira ngo ni ibintu byoroheje marayika buriya kandi ikintu kizakubwira umuntu w'umugabo nukubana n'umugore we umugabo si ubwanwa burebure umugabo si izuru rireshya n'iki umugabo nukubaha umugore murumva mwabagabo mwereka da bari muri detail bari mu ki umugore yabyibushe ndashaka ari taille française umugore yananutse hari ndashaka big simbizi uko nabita simbizi ikintu kitubama ariko iri ariko ko ugira imyaka 95 ukiheheta genda shima Yesu ndakubwira kandi reka mbabwire mubigeze gukora ibyo byaha ntukanyiniremo soma wewe burikoze biki sigaye ariko noneho abasigaye bo muri ubu bwoko sinzabamerera nkuko nabamereye mu bihe byashize ni kuwiteka nyiringa bavuga Imana yagumye kumbwira amagambo ngo nyabwira ubwoko bwacu bwita baki ibyo twaciyemo uko turaha twigishije ikintu cyitwa igikomere nkuko aposo yabivugaga ngo ari kwigira ugare habuze iki Egariyade habuze iki umuti noneho Imana imbwira amagambo abasigaye niba utarapfuye warasigaye hari iki Imana ishaka kudukoresha Imana banze nyumve yabanje kugira neza igihugu mu buryo bw'umubiri bw'iki icyenda na kane ubwo mvaga twarahagaye muri Kigali nariti ntago Kigali waruizi nabaga mu Kiyovu kwa Fande Mugabo ariko ku murwa rw'umugabo witwa Gaseru Bugarahure n'umwe wagiye amaze gukora jenoside rwari rukikijwe n'imiyenzi n'imiki kwa Colonel ufite imiki Eva Green igihugu Imana igiteza imbere kubera gusenga kugira guteye buriya abantu basenga nkuko Aposo yavugaga ati ugira abantu gira Maria gira umuntu sinshobora kusenga ngo nsenge Nzamwita nyuma mukesha Imana oya nshiramo abantu nsengera abantu uburyo ubuzima bwanjye nsengera baki ndakubwira ukuri kandi burya ntabwo Imana ishobora kunyereka ntasenga hari nubwo naduka gusengera umuntu najya kwisengera bikanga Yesu ashimwe dusengera igihugu burabizi ngo abana bose bakabatesi bajyaga basenga ndabyibuka dusengera igihugu tugeza furugose Aposo rabizi turasenga Imana ikatubwira ngiye guteza iki gihugu imbere ngiye kugira neza iki gihugu reka wumve ahantu kigeze ntushobora kumva ahantu kigeze mu buryo bw'umu isi igihugu kirimo kirakura gusa kubera Imana kubera iki ntabaruzi ko u Rwanda rwamera reka Imana rero none igisigaye itunyanyagizeho amahoro muri twe umwuka wera
vino y'Imana, imbaraga z'umwuka wera, niyo yatwombora ibikomere, niyo byatwombora ibiki naho bikomere. Buri muntu wese ukura udafite buri ibikomere n'ubundi nibisi cy'umuhoro ntugisa n'icyisuka, cyisuka n'ikisa n'icy'urwembe birasa. Buri muntu wese hari ijambo rirahanga ritubwira ngo umuntu we umutima w'umuntu wizuhu wawo mubabaro, uwe mubabaro. Buri kura ufite icyawe gikomere. Hari abafite ibikomere bya jenoside, hari abafite ibikomere ubundi bikomere n'ahantu bitatu umuntu yabyandurira. Hari ahantu muyambire igikomere nahavuka nahagira ate uko wavutse. Ubu hari abantu ubona barimo bafite ibibazo, base barafunze, bagina barapfuye, igikomere afite wakimukuraho ute? Ubona bafite igice, abandi barashize neza, usigaye wenyine, ntugira iwanyu, ntugira yuva, ntugira yuge, ntugira mukuru wawe umusure nuko. Icyo ni igiki? Aho umuntu avuka, aho wakuriye, aho wagize ute. Burya abantu bagira ibikomere byaho wakuriye, tubigenzura ni byinshi. Aho wakuriye naho wagutera igikomere. Ushobora gukurira ku muntu akakubabaza, ukajya bimwe bijya mu miryango, bamwe bajya mu miryango mu miki yari kwa nyirasenge, abakwa nyina babo yiga. Burya imvura iragwa bagatuma wowe amafaranga yabura bati niwe wayibye. Imbwa yabweja gurahanze batijya kuyirukana. Burya ni igiki? Amashyi ya Yesu. Yesu ashimwe. Iki ni igiki? Aho vuka, aho wagize ute. Ibi ngibi bya mu miryango ngo byawe iwanyu hangana. Umuntu agutera igikomere ntuzakibagirwe. Yo mpamvu ubona twese tugira dute. Muri ibikomere bigira n'ingarukaga. Ubwo bana tubigisha gutanga nimutange bwa ni igiki? Ninde wampaye? Ubonye amafaranga ukayatabika ukayagira ute? Ariko uzi ibikomere dufite abanyarwanda. Narasugira ngo none se hari ibimenyetso by'ibikomere nzabibigisha ku cyumweru. Mu gitondo uzagira ute? Cyangwa n'ikindi gihe nzaza ndahari. Buri ibikomere, igikomere ikikubwira ngo ufite igikomere utanagiye kure. Nimbabazi iki? Burya ni igikomere cyakurenze. Burya kutababarira umuntu nawe ntawagize ute. Nesewe sinshaka kuvuga amafaranga n'ayawe n'umugore wawe n'umwana wawe. Abantu ni bangahe? Kandi urafite urahembwa muri Loni 100,000, undi arahembwa 50. Amafaranga mwarayabitse, muhora mufunditse, akababaro karabishe, ni nayo mukiyabona. Burya buntu buke ni biki? Nese ni kugira ngo wimaniriye. Kutagira umutima. Bati gutanga ntayo ntanze. Bati mama imuruka gira urucuka bikora mu gacyuka byihorera. Burya ni igiki? Nese wangira iki gutanga? Kora gukorera Imana ubizi kuki byanditse muri Bibiliya. Ubu none harabirwa kuri televiziyo babyigisha bagira bate? Abajya bikomere barimo bica kimwe kiki. Poso surabizi barakica. Burya ni bikomere byinda nini. Sinababwiye niki gituma umuntu agira umunzane mu ntuza? Sinabivuze ukagira umunzane harya ni muri stoka. Umuceri ukawupima ariko murapima. Isukari ukagira uteye. Ni igiki? Ahambere ahakabi naho wagize ute? Ndakubwira ngo imvura iragwa bakaba ari we batuma. Tubafite mfite umukozi mu rugo ariko none raki yasohoka ntuma Faransine ninde? Cyose si igikomere kugenda nyagirwa. Burya araceceka. Nanjye ngira ibikomere mbibabwire muzabibabwira ejo bundi. Haleluya. Na madama yarafite ibiki ariko ndabyinirira mwita mareka asigaye yirwa se ariko yarafite igikomere mukesha Imana we. Kankubwire kubyara kuri mukesha Imana abana 10 ngira amavu. Igikomere ki yanigaga umwana akajya muri koma. Muri ki? Yanize umukobwa wanjye ajya muri koma. Mumbabarire barere. Umwana ajya avuga terega jewe na visitinze ijuru ati ijuru nararigendereye. Nese ati mama yanize saa 4 nkanguka saa 10. Musi nari napfuye se ati jya navuye mu mubiri ndabizi. Kubera iki uzara umuntu ufite igikomera kubita umwana ukagira ngo arakubita inzoka. Ukanagira umwana yakugize ati
icyo ni igiki. icya gatatu, ahantu ha gatatu kubera amasaha, aha gatatu ni uguhemukirwa. ni ukugira gute? umuntu araguhemukira ukanga abantu. umugabo yaguhemukira uti nta mugabo muzima, ntaki. ese wasubi ugashaka subiga, abagabo ndabazi. umugore yaguhemukira ati nashatse uwo arahagije, sinshobora kongera kuvugana n'umuki. burya ni ibiki? ariko soma aho ngaho, rasoma amasaha yagiye baba we. erega nanjye ndavuga, soma ihute muhungu wa, nanjye ni igikomere. Yesu ashimwe cyane. amashya ibikomere ni byinshi. kuko hazabaho imbuto z'amahoro, umuzabibu uzera imbuto zawo, ubutaka buzera umwero wabwo. ubwo ni u Rwanda. komeza. n'ijuru rizatonda ikime cyaryo. ibyo byose nzabiraga abasigaye bo muri ubu bwoko. ubu ngubu vuga ubu bwoko, hazaba ibi ngibi kuri u Rwanda. byaratangiye already, ariko noneho hagiye n'ikintu cyitwa imbaraga z'Imana zigiye kuza kuri iki gihugu. komeza hepfo, komeza hepfo. aravuga ngo nuko nk'uko mwari mu mahanga muri ibivume, mwanzu y'Ubuyuda n'iy'Ubwisirayeli mwe, niko nzabakiza. muzaba abahesha b'umugisha, mwe gutinya, ahubwo amaboko yanyu akomere. twari mu mahanga turi ibiki? reka mbabwire mwe abagabo, mwe uzihara abagabo hanga n'abagore n'abadamu n'iki. nta kintu kibi nko kuva muri iki gihugu kivuga nabi. niba ufite ikibazo cy'ubukene, kuko nta n'ikibazo cya leta ufite. leta ubu harunzi muri leta. ejo bundi hari umugabo wicaye aragenda, sinzi ibyo yapfubiranagaho n'umugore, aratoroka agira ate. ubwo apfubiranye n'umugore arafuha. urabizi bwa n'ubufushi bw'abadayimoni bw'abaki. umuntu wese arafuha pe, n'Imana igira ite. ntabwo ushobora kumfatira ku mugore ngo mbure gufu. ariko hari ibimeze nk'ibiki. umugore yatsimbura ajya gukora, umugabo akamuha moto, akamushyira moto hehe inyuma. moto akayishyura niba ari miliyoni, ariko ikirirwa izenguruka kuko ariko biriya ntabwo nabishoboraga. bukeye bimunaniye afata inzira ati leta irampiga. watekereza uwo muntu utazwi na nyumba kumi, kuko ntiyishyura amafaranga y'umutekano, nta nubwo yishyura y'ibishingwe ayibiki. ariko ngo leta iramugira iti niba wifitiye ibibazo fata inzira ugenda, ariko wisiga usibye igiki. ndabivuze Nzamwita. Yesu ashimwe cyane. iki gihugu kiduhaye agaciro, nta kizaguha agaciro kurusha iki. ngo mwari mu mahanga tugira dute, turi ibiki. buriya kuba mu mahanga iki ni ikindi gikomere, ni ubuvume, ni ubuki. niyo Kigali nayo irariyemo ubusa, ariko ndayikunda. nigeze kwikaza ntingiye gusubira Uganda kwandasa. ariko reka mbabaza, iki gihugu ubundi urumva cyakuba. ejo bundi Apostle yigeze kuvuga ati abahungu bacu niba batajya mu gisirikare iki gihugu kizarindwa nande. n'amavaresha n'intuza gusabirirwa bicaye hariya. iki ni igihugu cyacu. niba ukinaniwe ushaka kujya kwirira amakwanga ahandi genda, ariko wisiga ukigize ute. cyaguhaye agace. wabaye depite. ninde wigeze kuba depite Uganda? ninde wigeze kuba minisitiri? ntabwo turanga abantu ntizirya minisitiri, ntizirya minisitiri ruva ntituhari. sabana bacu se niba utarabaye minisitiri ntiwize, ntiwagize uti. ubu mvuge ngo ndagiye kuko ntabaye nde depite, mvuge iki mu nteko? bamibishyira mu matwi nyoberwa ibyo mvuga. Yesu ntagire kubwiriza asimbuka. ibyo ngibyo abadepite bafite uko bagira bateye, bavugira igihugu. n'umujyi ubabona se nuko abaturage 5,000 nzi abaturage, naho ntuye sinzi abo duturanye. ubu rero mvanganse by'iki. Rwanda, u Rwanda. uriya niyo mpamvu Yesu ashimwe cyane. ni nayo mpamvu ubona abantu bimukanye imyuka yatwandurije iyo ngo ukumva nturava mu gihugu wavuyemo. wagize ute? waza ahangaha, wagera ahangaha mu Rwanda uvuye i Burundi ugashaka kwitwa Minani cyangwa Nyabende, wakwiswe Bizimana kuri umunyarwanda. ukaza wavuye Uganda ugasanga. nigeze kumva ibintu byandambiye, ndabivuze Nzamwita murangira mutariko ukumva ngo amazina y'iki.
bimwe mu makwe uri umunyankore utabivuze uri umuki umuntu yaba batamuhamagaye ngo avuge bwabuze uri umunyankore se kuri umunyarwanda uri umuki himba ibyawe by'ubuki ongera ukomere mu mashyi ndebe ku nkunda utatinda ubwo ngo ni ubukwe mwanze kuvayo babaye ndumva umujinya Yesu ashimwe cyane wavuze ikinyarwanda kuri umuki urasubirira se kuvuga se amazina y'inka ntabwo abanyarwanda bahamagaraga inka ndashima na corona nawe burya hari byagiye tucogorezamo komeza hepfo haleluya amasaha yageze pastor yego gira utya usoma aho ngaho ugira ute zamura amaboko yawe 14 haravuga ngo kuko Uwiteka nyiringabo avuga ati nkuko nagambiriye kubagirira nabi ubwo basogokuruza banyu bandakazaga simbyibuze niko Uwiteka nyiringabo avuga nanone muri iyi minsi niko ngambiriye kugira Yerusalemu n'inzu y'Ubuyuda neza mwitinya amashyi yakomere Yesu hara inyuma aho ngaho haraho avuga ngo kwiyiriza ko mu kwezi kwa 4 n'ukwa 5 n'ukwa 10 bizaba tuzajya tubyibuka ariko imitima yacu yarakize zamura amaboko yawe mwami Imana ya Isiraheli nyirimbabazi zikiza umwami wacu Mana yacu reka iki cyumweru tubona imbaraga zawe nkuko tuzibonye reka ugumusuka umwuka reka ugumusuka imbaraga uri muvuga reka usukwa muri ubuntu bantu bawe reka imitima y'abantu ihemburwe mwami Imana ishobora byose reka imitima inezerwe mu izina rya Yesu reka amaraso yawe kuri to yeze ibyaha yoze mwami wanjye imitima yari yanduye muri iki gihe imbaraga zawe zitumanukire zibohora imitima yacu twongere dusubire mu buntu bwawe kurenza uko bwari bumeze mu izina rya Yesu amashyi yahe Yesu cyane Mani